rero ngomba kukwitaho amafaranga nayazanye urumva iyi misatsi nshaka uri buze kuyikuraho yego kandi ubyemere dore ibyo bintu byawe ngo ukunda wanze gukuraho ubihindura ukora izindi style sibyo kuko ntabwo uyu mwaka ntabwo nshaka kongera kujya mba n'inyenyene kuko nshaka kuzasubira muri biriya bihugu nje nawe tubana tugiye kwitegura umunsi mukuru we hano kayese turahita tubana sheri twumvikana amafaranga arahari winaniza urumva nshaka gusubira muri biriya bihugu bya hanze harakonja cyane uzi imbehe bari ahantu ibi bintu byo kubana aka kanya ntago biri mu mibare sheri hari ahantu haba imbeho ya danje haba imbeho no kubana ntabwo buretse utandakaza sibyo wenda ibyo turabiganiraho mu rugo sibyo turabiganiraho mu rugo tugere tubaze dushopinge ubanza uniyiteho duru hari ukuntu nyine ufitemo akantu gasura katari sawa sibyo umenye kuri umugabo wafite amafaranga baby thank you urakoze cyane sho nari nkukumbuye nuko ngaho gashyigiye nanjye nari nkukumbuye nukuri kwima ewe Imana yakumaye nukuri yarakoze pe baby nanjye nari nkukumbuye siko naraga naryo ariko bizanazana mwireke mana ongera nukuri ni wewe wanjye pe abandi barabeshya nanjye umugabo ushobora kuvangara kumpuguje wowe twanarwana rwose n'imbunda nubwo nayongera nayizana nayizana twavuganye ko nyine tumara gushopinga tujya kumureka tudepoza nyine mama wagira utumenye ejo ko ari Noheli ndabizi humura biriya bintu byawe turagenda ujye muri salo sibyo bagubiteho umere neza nyine nk'umwana wanjye sha nyine mabankireho na baby hair sibyo baby hair kandi zakubera sheri shema zambe none bya bintu mwihaye ngo ngiye ngo murangura imyenda miremire mangoya ejo ni Noheli ushaka ungana iki umva ma ko twuma yare amapantaro yawe ushaka kwambara mu urandeka nitoranyiriza utwenda nshaka nyine suri bwishyure amafaranga arahari sheri uramana icyo ngukundira urumva amafaranga arahari ntugire ikibazo nyine papa nazana bya bindi ma ngo ibintu birebire ngo ibiki ntabwo turi bujyane nawe icyo turi bukorera nuko biza kududepoza tujyana mu rugo ari amafaranga gusa ahubwo nyine ngiye mani muzizaneho biriya bintu nge sindi umwadeperi mwambika biriya bije kugira ikibazo mwana wa papa wawe ari buze nyine aje kudufata gusa amafaranga arahari ufate icyo ushaka cyose ndubishyura ejo ni kuri Noheli man zasireyinga nguki mutwende dushyashye noneho barabana nzabotsa ntabwo bazanyira reka nguki nawe ukaza witwara nk'amasireyi ya masireyi mbona isireyi nindo bivuze mana nubwo ndi isireyi ntago waba yishe nose sobizi ko nshyuhama umva ndashyuha yesu umva tugende twihute ahubwo tugende urumva rero nko muri kuno kwezi kwa 12 hari utuntu Yesu ndebera nshuti urumva nshuti sister ni wowe ko wakuze we ni wowe ni njyewe aha nahe aha ngandi kujya gushopinga biteze uyu ni Darirene wa mwana mutoya cyane uramukuze Darirene musuhuze ite asigaye anduta umurebye mbona ndi umwana kuri we ntabwo uzi ko mutajyaho mushakira umugabo ego kudadare musubiza asigaye anduta ongera utuwe mana biye nikomeze neza harya ubwo meruka inama gihugu sikari gato kare gato ariko nawe warakuze we waje ryahise kuza nuvuge kuko ako nawe ibintu bigize naga ari byo birimo biriya bihugu y'umuntu ari muri biriya bihugu kwita biba biri hasi ubwo kuvuga narakuze ahubwo ngiye mamona kurya mama nandi gusubira inyuma oya genda kuza se nuvuge niba bashatse kugaragaza iki nari bubabwire nuko ina arutundu naje mita nkimura urabona gagata uyu ni umusheri wanjye ubu twatugiye gushopera utuntu twa Noheli rwose narabusubije kandi nze ko ari umwuga usubize rwose uwo ni umukazana rero ni umukazana no uzana kumutwereka ryari se ikatubanza tuve mu iyi minsi mikuru banziranye babona turi kwitegura iminsi mikuru ubu ngubu twatugiye gushopinga ibaze ko nakari twari tugiye nawe mugiye gushopinga ute se ko muri ino minsi nariko ndagushakisha nkakubura kuri telefone yawe ntabwo igibaho meze neza boss telefone yanjye iba ariko muri iyi minsi kubera ikibazo cy'amafaranga nyine narayigurishije ariko nabonye akandi gatoya ejo bundi ubu no kuvuga nimero yawe iriho usize wahambuka gahita umbona okay rero ndashaka kukujyana kandi nari mfite yanzu cyagihe naguhamagaye ukaza kunkorera utuntu tw'udukaro mu gikoni ndayibuka ndashaka biriya byumba byose nari amanegisi kubishirishamo amakaro
wabona akanya ryarise akanya gena n'ubumbwiye twagiye kuko nkeneye akazi nkeneye amafaranga nkeneye amafaranga ubu ngubu rero ntabwo byakunda ariko ndashaka ejo mu gatondo nzaguhamagara uzaba uri tayari uzahituza kugira ngo urebe ukuntu wabinkorera ndashaka ko hasa neza kubera urabona abapangayi babaye benshi ubu ngubu ndashaka no kuzuriza amafaranga kugira ngo nta kibazo ngiye impamvu ushaka amafaranga kuko harimo haraza ibintu by'iminsi mikuru kandi iby'iminsi mikuru sinjya mbyitaho iminsi mikuru izavamo ubuzima bukomeze hagiye amashuri azanahita y'abana azahita atangira ngomba gushaka amafaranga yo kwishyura amashuri y'abana nanjye icyo ushaka kubera ndashaka uracyakora unyarutse nka kwa kundi cyangwa n'ibyazi urabona hari icyahindutse usanga waragiye mu bandi bantu bakakugira nabi ugasaba warahindutse oya boss urabizi nawe uri umuntu wanjye ntabwo rero niyo mpamvu nagushatse ejo niyo gahunda ndumva nshobora kuguhamagara nimugoroba kugira numve uko wari uri tayari mu gatondo ejo uzinduke mu rugo sizanye n'undi muntu umwe kubera ndashaka mu binyarutse bizarare bivuyemo nk'ejo cyangwa hirya y'ejo ni iminsi nk'ibiri cyane rwose mu rugo ndahazi ngena nagukomangira urabizi ndahazi ubwo rero gahunda niyo mu gatondo saa moya nta kibazo rwose ndashaka kumbwira saa 11 ndakwizeye urabizi nta n'ibintu byinshi nakurirwa tuvugana cyane kubirahurira ahubwo utarajya kwirisha kuvuga byinshi tugiye kujyana gushopinga ndagutumiye ibintu uzayire mu rugo urumva nandi kumwe na shiri urumva ngomba kuba mu mwanya nawe umukunzi ntago urumva ntabwo twahita tujyana abo dore muracyatuye hahandi yego gusa sigaye twaguze se twajyanye tuhaguze buriya n'iki cyumweru nituva mu minsi mikuru nashaka umunsi nkabasura warakuze pe mbe n'umukecuru na papa w'abana nawe dirukana kera nawe nyiriga usubira ubambonye yanyibuka ntabwo yakwibuka pe nanjye sikaruka ari amaraso nyine nanjye nari kuguca nkagenda nuko umubwira se inshuti ninde nkavuga se inshuti ko zikari umwana ari kumwe n'ababaho n'uyu mukobwa gute mubwije ukuri ni ibintu bicanganye kuko raje twirire babikaca tumushije mwiza bakazana ni mwiza rwose ndagushimye muzaza nego nebo dushaka kushira musazana yitwa nde sheri wawe sheri wanjye amwita Gihozo ako nawe usigaye bazutumira umvira mama ngomba kubaza ibazi biratari nabajije kuntu babibajije yarakuze ntaje tamuredirira nanumva yarakuze pe ahubwo kwihuta gato sister nzabasura nawe urabizi dufite byinshi tugomba kuganira nzabasura kadukomeze ubwo gahunda niyo nimero yanjye ni yayindi uzakumamagara sibyo nta kibazo rwose turi bani mu kazi wawe mama ubu turi ku munsi mukuru ubu turabwiriwe gusa mama ubona amaherezo bizagenda bite neza bigire bigende bite ubu nibwo buzima Imana yahisemo ko tugomba kubamo mama bizakomeza bigende gutya kera wagiye umbabarira ko kumwana wawe noneho tubwirirwe no ku munsi mukuru nese njye kwiba turiye yego nubwo kwiba yabariri none se nyine ubu nibwo buzima Imana yahisemo ko tugomba kubamo gusa nzi ko nta kitagira iherezo igihe kizagera birangire si ko Imana yahisemo ko tuba muri buno buzima rero mbabarira pe numva ntacyo kuvuga mfite gusa ariko mama njyewe biba bimbabaje pe ntibikakubabaza none se tubigenze gute tubwirirwe nawe ushaka kwigira nka mukuru wawe yanjye ntabwo naba nka mukuru wanjye ngize ngo nawe ushaka kwigira nka mukuru wawe gusa hano mfite desa naraye nsaguye nimugoroba urihangana ugere ku isoko uzanemo utujumba twa desa turebe ko turi buteka yandi iminsi ikicuma wenda ubutaha ubuzima buzaba bwarahindutse ku munsi mukuru turya ibijumba shima Imana ko nabyo wabibonye mwana wanjye hari benshi babibuze
ubu hari uri kuvuga ati yaba basi Imana yari imfashije nkabona n'utwo tujumba nkaturiye. Ihangane genda uyafate uzanemo utujumba ahubwo se turabona umunyu wo gushyiramo turabipfa kubitekera ngaho genda iruhute ugende kandi rero ahantu hari umufunguro w'utujumba twiza uzane turebe ko turi buteke ubuzima bugakomeza mwana wanjye ukomana kugeza aho umwana wanjye yifuza ibyo kurya mu minsi mikuru. Sinzi ko nta kitagiriye Sheri biteze. Sawa sheri. Meze neza se. Bari mu biki sako mano uri bize. Umunsi wose rero uri bize. Shandi bize ko ndareba ibintu bijyanye n'aka kazi kanje. Hari ibintu bitari kugenda neza. Simara sinafi kurangiza. Hari ibintu bitararangiramo biracabura. Nk'ubu ngubu do reba hano. Urabona hano nasanze hari ibintu nari nibaze uko byarangiye kumbe ibiba biretse bigisha kuranda akantu gushakiraga kubona abana bashoboje igihe cy'amashuri kigiye gutangira nkaba nta kintu uri kwibwira ubiza n'amafaranga bimeze gute Sheri nawe wasinze wenda wasinze njyewe nasinze ntabwo wasinze wanezerewe ariko madamu nawe jumba baja rero uzahura n'umuntu ku muhanda angurira agacupa kamwe ndeke ko kanywa koko nese sheri nk'ubu iyo umuntu akuguriye agacupa ubizi ko mu rugo abana bagiye kuburara ngabo nyine nawe byibaze kuba umwana azi ko agiye kuburara ari bunabwirirwe nawe ukaza wasinze wumva umwana ari bubifate gute ese uba wumva wabwira umwana ko turi mu bukene akabyumva uba wumva wabwira umwana ko dufite ikibazo akacyumva watashye umeze gutya kuko utambeshye none se sheri akazi nawe urabizi karabuze sibyo nese sheri y'akazi kabuze utaha wasinze sinakubwiye ko ari umuntu wanguriye ariko rero ubukene nawe urabizi dufite ubukene nese umuntu ufite ubukene arasinda sheri ntabwo nasinze ariko nanyweye kamwe konyine kamwe aka ese urajya tubigeze ute basi ushya nagera umuka mbwira ajya tubigeze nese uwo kubona uyu munsi ari iminsi mikuru abana barabwirirwa basi ntabwo wakiyaranja basi tukara ko tubabonera n'utunyama twa bibiri bakarisha utujumba turi hano mu nzu nyama muri iyo minsi zirahenze umuntu yabatekera indagara sibyo sheri wasinze twebwe turya indagara si inyama amafaranga mfite urumva sheri mfite amafaranga makeya nawe urabizi ariko amafaranga mfite nayo kuzishyura abana ishuri hari utundi turengaho kugira ngo basi batazajya bavuga ko babwiriwe basi ntibazajye baburara kugira ngo abana babone uko basinzira sibyo nese ikibazo ko ndana twuri kugenda utunywera urusorongo abo bana bazajya gutangira icyo afite batanariye basi umuntu yanguriye agacupa kamwe sibyo nanjye nyine nk'umugabo nisengera ubu urabona amagambo mu kanya kera yari buze ambwira ambaza ngo mama turariye iki urabona agahinda ndi bugakizwe n'iki ko nakubwiye se basi wabyemeye
nabyemeye ko ibiraka ese ko atari njyewe ushyiraho ibihe akaba atari nanjye ubihindura yaba byashobokaga ko umuntu ahindura ibihe nakabihinduye basi nkajya mu kindi gihe kitari iki ngiki. Nashaka gutumbagira se cyangwa urashaka gusubira inyuma? Ushaka gusubiza amasaha inyuma cyangwa imyaka inyuma? Ushaka gusubira ibwana kugira ngo gusubira ubwana byo ntabwo bishoboka, ariko yaba byashobokaga ko nihutisha ibihe basi. Ushaka gusubiza ibihe inyuma sibyo? Jeri tubyihorere basi, so wagiye kwiryamira ukaruhuka. Oya, ahubwo nanjye kureba uko mwiriwe, ariko uko twavuganye nyine bigenze gutyo sibyo? Kigiye gusubira hariya nyine hari akandi gacupa nyine neza, ubwo naryama mfite icyaka. Ese shero urasa nk'umuntu ufite icyaka? Mfite icyaka, uzi ukuntu umuhogo wumye. Nisheri ndashaka ko amafaranga ishuri ry'abana. Amafaranga? Ko nzi neza yuko nta kibazo cy'amafaranga muri uru rugo cyari gihari, ko naguha amafaranga yishurira abana umwaka wose. Ikintu cy'amafaranga kigarutse gute? Ni amafaranga narayakoresheje. Nibaze uko ibintu uri kuravuga atari byo, ngira ndiko ndarota ngewe. Kandi ntunangore ntumvange n'ibintu hano mu kazi biriko biramvanga. Ikibazo cy'amafaranga cyo narakiguhaye, naguhaye amafaranga yose uzishurira abana umwaka wose. Je ntabwo nari ko ari y'ishuri, nari ko ari ayo gukoresha twebwe twarashopinze imyenda tugira gute, hari n'ibikoresho bishasha naguze tatari dufite ahangaha mu rugo. Ntago ari wo twavugana ibintu byerekeranye ishuri, ntago ari wo twabivugana cyangwa nunda kuri abana rava he ko nayakoresheje yo. Wayakoresheje iki? Kanyumvira. Wayakoresheje iki? Nayakoresheje mu minsi mikuru. Ntago naguhaye amafaranga yo gushopinga imyenda y'abana bazakoresha mu minsi mikuru. Nibyo muzajya amafaranga y'ishuri tukabivuganaho ari nge nawe turi babiri. Hari uwundi twari kumwe, ntago ari wowe. Nose gute wambwira wagarura ikibazo cy'amafaranga y'ishuri ngo nta mafaranga ufite? Nese ubwo ndabigenza ko nta mafaranga mfite. Kubwiza ukuri wiyaranje uburyo bwose niba uyakura he, niba ukora iki kugira amafaranga aboneke? Nifite ibibazo by'akazi, umbabarire. Umbabarire wikwivanga n'ibintu biriko birangora mu kazi kanjye, nawe unzaneho izindi stress. Nose ubwo biragenda iyaranje aho ukura amafaranga, niba uyakura he? Amafaranga narayaguhaye. Gute wajya umbwira ngo amafaranga ngo ntabwo yafite kandi naguha amafaranga wishurira abana? Amafaranga impamvu nabikoze biriya nuko nari nzi neza yuko muri no waretse kurakara basi waretse nuko ina amafaranga mfite. Urabona wawe n'umuntu yajya guha amafaranga wangiza reba nko mu mwaka ushize. Ntago iki kibazo kiriko kiragaruka ubu ngubu wacikoze muri ya mwaka. Icyaka sheri, ufite icyaka, umuhogo wumye. Ngiye nabuze na se nkane yo kujya kuvoma amazi, ngo ufite icyaka ugiye kunywa inzoga. Ese nta mazi ahari muri iyi? Ngaho igendere. Sawa. Kandi wirirwe. Ntago nayaguhaye n'ubundi ukazana ibintu bya hato na hato ngo amafaranga bugukinike. Rega mbanzi ko ari ayo mayo gukoresha. Urugo ntago ari rwanjye nawe. None se ibintu byose ntago tubisangiye ibintu dukora? None se nimba uri urangiza umutungo w'urugo kandi urugo ari urwacu, uragira nkore iki ngewe? Uri umwana se wo kurera, wo kubwiriza ati kora iki. Nzahore mbikubwira. Simbizi. Twashakanye ntakubwira tutumvikanye yuko tuzahora tureba ibyerekeye urugo twese abaritwe tubikora twese. Ubwo nyine simbizi ukuntu biri bugiye. Amafaranga narayakoresheje. Wayakoresheje iki? Nisi sinakoresheje, twagiye gushopinga n'abana. Warayakoresheje. Banza usobanurire. Ni ibiki wayakoresheje ko numve hari ibyo yaguze tutari dufite ahangaha. Ari amasorori, hari amasorori kwe dufite ameza kuri asa ntarayaguze. Amasorori? Ugiruza n'amasorori n'amafaranga yo kwishurira minervare y'abana. Twagiye muri salo na Darlene, nese twari kubigenza gute? Muri salo? Nta mafaranga yo kujya muri salo ngene naguhaye. Kunyangiza buri jisho neza umuntu neza burundu. Ko nawe urakabya. Shiri be muri byaha narajya kwa mabukwe ngo babanze bambone. Koko mwana yasubize. Iminsi mikuru rwose hafi gusiga utangusha, urumva iminsi mikuru no kujya gusenga buriya nabo. Sheri yagiye gusenga. Ntabwo nshaka kumvusha. Iminsi mikuru rwose nshaka ko nitonze.
se umwana w'Imana uragira ngo mwakurangire n'abaye papa kandi papa rwose oya arambura amezi angahe amezi angahe makeya uyu munsi urabona turawurenga turabuzwa uyu munsi uri ku mwaka uri kurangira abantu bagurenga ni bake cyane nanjye rero umwaka bake ndi kumva nshobora kuza kuyisangamo urakabye bon ubundi kubikubwira gutyo rero oya shibyo nabi nuse kugiye oya njye ntabwo bigize subira gutya buriya oya kumvikana shiri basi nyumva mwumva iki dukundana nimba dukundana nasi ibyo ngibyo birimo shiri niba dukundana rero urumva ikibazo mfite ugomba kugikemura niba uroneze wowe utuze uvutuje niba turi kumwe nk'abantu turakunda nta mwaka uri kurangira sinta nubwo ushobora kuvuga ati reka basenguye gift y'umwaka uri kurangira ese gift ni ibyo ngibyo humura turajya mu mujyi cyo kuyigura turajya shiri njye niba dukundana binyereke nyine nona shiri yawe ikomeza kumufata n'ibyo bidakunda havi shiri havi narakaye warakaye narakaye shiri narakaye umva winzanaho imitwe mbwiza ukuri ahantu amafaranga yagiye ariko ibindi byo kuzana ngo guca na guca ntabwo mbishaka ese kunzi wowe uri umunyabwenge ibyo bintu biba bikuzijemo gute kuba ari ugushaka undakaza se hari umunsi n'umwe ndagukorera ikibi ngewe mu buzima bwawe nose kubera ko ubushaka kunshotora gutyo bakiye wihangana k'umutwe wanjye nanjye ufite ibindi bintu uri kurakurikirana kandi ibyo ndikunda kurikirana ari ibyawe nanjye nese ubwo ntacyo uri bumfashe igiki nese ubwo abana barava mu ishuri kandi buriya reka narakubwiza ukuri icyo kiganiro ndagusabye ukireke umva ntusubire no kukimbwira mu mutwe umbwira yuko amafaranga y'amashuri y'abana atayahari urumva niba njye mba nagushimishije nta kintu nagukorera rero ukagushaka wowe none igihe twihaye cyageze ntabwo sheri iby'igihe ntabwo mbishaka kubera iki ntabwo mbishaka igihe ni iki njye nawe turi kumwe oya ntabwo ibyo nabyemera nawe sheri babarira bebe harabura amezi nawe igihe ni turi kumwe sibyo urabizi kandi ndagukunda ntabwo nese njye sinkukunda ndabizi urankunda ariko none aha kinkura ikibazo mfite bebe no ntabwo igihe twihaye ntabwo cyagera ntabwo wishimiye no kuba umwanya umwaka uri kurangira ngo ube wamuha umwanya nose umwanya umwanya nawuguhaye ikintu ntabwo ukora ni ukuri nta kintu uyu munsi washimishije sibyo ndishimye ariko nanjye nshimisha rero umunsi mbabaye bebe ntabwo ibyo ngibyo ntabwo twabigeraho sheri uzi ko urabizi ko hari igihe twihaye sibyo mubwiza ukuri uzi ko mu bintu byanguye mu mahanga bikaza hano ari ukugira ngo mbashe kuba umwanya iyi nzu nurebe ukuntu isa urabona nanayitayeho kwirirwa mvuga ngo ndakoramo amasuku sheri mbabarira wikomeza kugira amagambo menshi muri kuko twatangiye tuvuga neza ariko wagira ngo ndakaze uwo muntu se wamwihoreye nuse wamurebye urumva ibyo turi kuganiraho njye nawe urumva umuntu ari ufite agaciro kurenza ibyo turi kuganiraho ariko si ibi ni ibiki karibu ibintu ntabwo ari sawa rwose nshuti bimeze bi reka mbe nkuretse ojya va mu nzira nawe genda nawe wicara hano ubanza umbwire nawe ese nta karibu nemerewe karibu se y'iki niba nawe kwinjira bibaye ikibazo ubanza umbwire niyo wifashuka ingingo naringezeho urayizi dore igihari nijye wagakwiye kukubaza umbaza iki uraje nta nubwo umpamagaye umbwire ko waje ngo turi inshuti ese ubwo bushuti buvuze uretse ndaje singuhamagaye singize ndinda kukumenyesha ko nageze iwanjye nje uri niwo managing ubuzima bwanjye kuriya ndinda kukumenyesha ko wageze iwanjye ko reka nkubaza banza aho ngaho mu mahanga mujya ibiryo muryamo n'amavubi ese warahindutse karagiteri mani wari ufite ntabwo arizo ugifite sinahindutse buretse sinahindutse ndacyari wa wundi ariko banza umenye amasaha ujemo ingingo naringezeho urayizi nje mu masaha yo kurya se basi niyo yaba azakubara kurya ntabwo byari kuba bitwaye ntabwo ndimo ndagenzwa no kurya nawe sinkubwiye ko uje kugira ngo nukurya uzi ingingo naringezeho usanze ndi kumwe nande hano uriyuzi urizingira umugore ahubwo nanjye nabyibajije uriyuzi icyamuzanye
wari gukomanga wakumva batagusubije ukagenda ntabwo ari ngombwa yuko ukomeza kugira inzugi z'abandi ngo zibone mani nshuti nuri kumbwira mu magambo none urumva ari ndi nabaha hashobora kuba hari undi muntu uri imbere yanjye muri kuvugana ariko ntazi nari gukomanga ayo magambo nabura unyikiriza nkasubirayo. yes si ibintu byumvikana wakumva nta gusubije ugasubirayo ukumva mana umuntu usanzwe uzana mu rugo ugakomanga inshuro ebyiri naraza gukureba ariko ni umuntu ataje gukureba arahuze genda umuntu mumaze igihe imyaka mutabonana nta nubwo ushamajwe no kumubona. iyo uza kuba nshamajwe no kukubona ibaza impamvu nyine naje nkagera mu gihugu sinarakubwiye ngo uze no kundeba ku kibuga. Ese ikiri kubitera ni iminsi mikuru. Uzi kuretse nawe reka muretse mwana mubwire uzi kuretse nawe no muri famiye yanjye ari abavandimwe n'umubyeyi nta n'umuntu uzi ko tuvugana hano mu gihugu. Ese uracyafite ubumuntu ubwo ngubwo iwanyu nta muntu uzi ko waje dusapoze kurabona ubumuntu narabuze mfite ibyanzanye mfite ibyo naje kwitaho mu byanzanye usanze ari n'icyo nari ndi kwitaho ariko ubu tayari ibyo katubyoreze byarangiye se. Yes ntabwo byakuntu birarangira kuko icyo nk'uyo ntabwo uri bukiga ahubwo dore igihari si byose urabona hashize igihe kinini tutabona si byose uvuye hanze bize no amafaranga ni gutya none karanye nayawe oya nyine urabona igihari si byo turimo turinjira mu minsi mikuru si byo kandi urabizi maze igihe kinini ndi umushomeri narinje nyine ngo ndwaneho umuntu inshuti yanjye maze igihe ndi umushomeri kandi nubwo ubyirengagiza urabizi sibyo uko wansize niko nyimeze rero narinje nyine ngo ndwaneho umujama wanjye twajyanye akavumbi sibyo wifata ibintu ngo bigire ibindi sibyo yego nyine ninjiye uri kumwe n'umuntu agufatirana ko nta bundi buryo araje niwambwira ko waje shakuntu ngenza nyine tu winjiye ndi kumwe n'umuntu amfatirana wasoje kumbwira urako bikamutsapuze mbinana nabikubwiye ntanakubakira ari byo gutinya wasoje gucuranga ko numva ari nko gucuranga mu matwi yanjye nta kintu kizima uri kumbwira katubivuge gutyo abakire ndumva mwarahinduye imvugo kubakire ku giti cyawe niba ari n'abakire ni ku giti cyawe niba wasoze gucuranga yo nari impuze nari mfite ibindi ndimo ndetse kubyo nakubwiye ubwo ceceka wa musore we niba umusore niba uri iki Gabura baravuga ngo umugabo waguye jutaho ariko ibi ni ibiki ese ubwo twatsi utayeho n'utaho naguye singuri umuryango wakuzanye uzijyari Jeguka ko muri ubu buzima na mugabo wigira basi reka mubwire umugabo ukabura umujama nakubwiye nawe uretse gato nawe uri umujama ahantu naringeze iyo ngingo nawe ari wigezeho bakaza kubwa gucyo ntiwabyishimira genda gumana bisubira kuri telefone gumana amafaranga niba ngombwa kandi ese Mary wicayeho burya nawe ese gihe uvuye he uvuye guhera ku itariki 28 kugeza ku itariki ya mbere wari uri he mba Mary nawe mba ntavuye gusepera nk'abandi bana wavuye gusepera ubu se urabona ubuzima tubayemo ari ubwo gusepera mba Mary nawe kuramo icyo kigofero ntukanansuzugure ase Mary muhera musuzugura abantu ingofero yanjye tuyijyanye he Mary uvuye gusepera n'abandi baje ako gihe ubona utamaze kunanira kuko nanira ahubwo Mary ubu nta nubwo ureba ubuzima turimo umva naga ibi bijumba byo muri urugo nabirya n'imyumbati itagira ibishyimbo gihe uza abantu babuze ibi bijumba n'imyumbati turi kuvuga ahubwo se Mary umva sheri wanjye yazanye mu madolari kandi ikindi sinamubwira ko mfite umuryango ukennye reka ntabwo bishoboka gihe uvuze ngo iki ngo ntabwo wamubwira ko ugeze ute ko mfite umuryango ukennye oya ntabwo bishoboka ako gihe wagira ukakumbabariza umutima asimeye nawe reba ubuzima tubayemo ubu naza ako se gihe ubu uri gutoza muri umuntu wawe ubuhe burere n'ubuhe burere uba uri kumuha buri wese ajya agenda ukwe
ntagibe ese harumva najya rega mba najya yegeye papa wawe aragira uko agataha yasenze nawe ukagira uko ugataha wasenze ase ruraruviye rurihe none niko viye uri hehesha ahubwo nawe nakabaye mbibaza sinagendanye nawe kandi igihe umaze kunanira kandi nushaka wisubireho ahubwo mwirinda kuko bajya bavuga ngo baca umugani ngo umwana utumviye se na nyina yumvirije ushatse wakwisubiraho njye ngenda ngusasira uryame ngenda umukozi wawe nasesura imeri wanjye gihomba barumva imbere gihomba barumaguruka imbere umva imbere vuba umva imbere oya meri ntabwo ndagiye ariko giho urumva ushaka ko nkora ikosa nigeze nkora uri umwana iki urakora iki ahubwo se viye wanjye giho wamvuye imbere ngangurira agacupa wenda ko ndi kumva ndumva n'ubushyuhe bwonye genda unywa amazi hariya mu nzu arimo wagiye ukayanzanira seme wanzaniye amazi megera nzanira amazi ndumva ubushyuhe bwose meri nawe ntukajya ukabya tuba tugomba kujya kwitamo n'abandi bana kandi sheri wanjye rwose kofi uzi amafaranga yamuhaye ako se giho iyo urebye abakobwa b'urungano rwawe ubona babayeho ubuzima nk'ubwo ubayeho buri wese agomba kuba mu buzima bwe nawe reba ubuzima wowe na data ubundi mwahuriye huriye icyuki cyandi kureba nabi wahuye na viye gute ese kanyo bimeze bite bimeze neza mwana usigaye usinda n'izuba riva izuba ririhe ariko hari ibyo nabonye abageze niba wari wasinze niba wari merutsi wawe nubwo utabizi wowe ntabwo wabimenya utaha amajoro wasinze ntahaho watanze ntacyo umugore nk'uriya mwiza sha abandi iwanjye waje gukora iki umugore w'igikwerere nk'uriya shatse winjiye mu nzu vuga ngo wageze iwanjye wimbwira ngo winjiye mu nzu yawe si ibisanzwe iyo wasuye umuntu ntabwo bakwakira wari usuye ndegewe yari ngusuye ariko sinagusa warahansanze aho nagusanze nasanze umugore ahubwo dore igihari uriya mugore wamukuye byose biva mu gusenga mwana ariko ugiye kuba nka wa mwana wavuze ngo amata ava ku igare ese niba yazana ku igare biva mu gusenga wasengeye nyine mu macupa gusa nyine ufite umugore mwiza kandi umuntu nkawe se mutoraguye cyangwa n'ubu waje avuga ati kambe nibera ahangaha mfate nka mushiki wanjye uriya ni umugore wanjye we ni mama w'abana banjye umugore wanjye kanyota wanjye bikwemeza ahubwo nzibesha ngusange mu rugo nawe uko biteze hari igihe bareba umuntu bakavuga ngo yariwe n'imbwa wowe noneho ndavuga ko yariwe n'ishyura mugore wawe niba ari umugore yariwe n'umugabo nese yariwe ni shaka mubwize ukuri bari wegecishe cyane bangaje kwigurira kawe uri mu bapfu bigende ese ubu ntago ndi umupfu kandi ndi kugenda ngenda umukungu turabona ndyamye hariya hasi ugenda nyine imagiye kwigurira akantu akuramo uriya mugore turakora cenje umugore wawe ko umugore wanjye namugore ahubwo nzaguha umukobwa wanjye ubwo nawe nzi ko utasinze nawe nzi ngo tugiye kuganira ibintu bizima wasinze nzaguha umukobwa wanjye umwe